Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bavuye mu kirwa cya Shipuri berekeza muri Aziya. Pawulo na bagenzi be bafatira ubwato i Pafo bambuka bajya i Perije ho muri Pamfiliya. Nuko Yohani atandukana nabo yisubirira i Yerusalemu. Bo rero ngo bave i Perije barakomeza bagera i Antiyokiya ho muri Pisidiya. Ku isabato binjira mu isengero baricara. Nyuma y'isomo ryo mu gitabo cy'amategeko n'abahanuzi, abatware b'isengero babatumaho bati, bavandimwe, niba hari amagambo mufite yashishikaza rubanda ngaho nimuvuge. Nuko Pawulo arahaguruka, amaze kubacecekesha ikiganza araterura ati, Bayisiraheli, namwe abatinya Imana nimunyumve. Imana ya Isiraheli, umuryango wacu, yitoreye abasokuruza bacu, ibaha kororoka igihe bari abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Hanyuma ihabavanisha ububasha bwayo bukomeye, ibitaho mu myaka 40 yose bamaze mu butayu. Nuko imaze kwimura amahanga 7 mu gihugu cya Kanahani, ibagabira icyo gihugu ho umurage. Ibyo byose byamaze imyaka igera kuri 450. Hanyuma ibaha abacamanza kugera kuri Samweli umuhanuzi. Nibwo basabye umwami, Imana ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini, amara imyaka 40 ku ngoma. Imana imaze kumuhigika, ishyiraho Dawudi ngo ababere umwami, ari nawe yatanzeho icyemezo iti, nabonye Dawudi mwene Yese umuntu unguye ku mutima, uzakora ibyo nshaka byose. Mu rubyaro rwe, nk'uko Imana yari yarabimusezeranyije, niho yakuye Yezu umukiza wa Isirayeli. Mbere yo kuza kwe, Yohani yatangarije Abayisirayeli bose batisimu yo kwisubiraho. Nuko ajya kurangiza ubutumwa bwe aravuga ati, ntabwo ndi uwo mukeka, ahubwo hari ugiye kuza ankurikiye, nkaba ntakwiriye no guhambura udushumi tw'inkweto ze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Nyagasani. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Nyagasani. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawumarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti, impuhwe zawe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Nyagasani. Nasanze Dawudi yambera umugaragu, maze musiga amavuta yanjye matagatifu. Ikiganza cyanjye kizamuramira, n'ukuboko kwanjye kuzamutiza imbaraga.
tuzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Nyagasani. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe, maze azegura umutwe kubera izina ryanjye. Wazanye iyambaza agira aturi data, uri mana yanjye, uru rutare nkesha agakiza. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Nyagasani. Nyagasani Yezu Kristu, uri umuhamya w'indahemuka, umuvuka mbere mu bapfuye, uradukunda kandi wadukijije ibyaha kubw'amaraso yawe. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu yari amaze koza ibirenge by'abigishwa be, arababwira ati ndababwira ukuri koko, nta mugaragu usumba shebuja, kandi intumwa ntisumba uwayitumye. Ubwo mumenye ibyo muzahirwa nimubikurikiza. Simvuze mwese, abo natoye ndabazi, ariko ibyanditswe bigomba kuzuzuzwa ngo dusangira umugati niwe wanteye umugeri. Mbaburiye hakiri kare bitaraba, ngira ngo umunsi ibyo byabaye muzemere ko nduhoraho. Ndababwira ukuri koko, uwakiriye uwo ntumye nije aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ba Kristo bavandimwe, nshuti za Yezu Nyirimpuhwe, Kristo Yezu akuzwe. Kristo Yezu akuzwe. Amasomo rero matagatifu tumaze gutega amatwi, nk'uko twabyumvise, isomo rya mbere twakuye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ndetse n'Ivanjiri uko yanditswe na Yohani. Ayo masomo kari abiri yose aradufasha kuzirikana ku mugenzo mwiza wo guca bugufi. Uwo mugenzo mwiza wo guca bugufi
maze tukakirana kivandimwe mu rukundo rw'Imana. Duhamagariwe aya masomo nk'uko abitwigisha guca bugufi, ubundi tukakirana nk'abakristu mu kivandimwe, byose tubikoze mu rukundo rw'Imana. Mutagatifu Bernard niwe ubitubwira neza, aratubwira ati aho umuntu atazagera cyangwa aho umuntu atapfa kugera byoroshye bitewe n'ibyubahiro afite, bitewe n'impamyabushobozi cyangwa se n'impamyabumenyi cyangwa se za diplome, bitewe n'amatitire afite, aho ibyo byose bitagufasha kugera cyangwa se bitazagufasha kugera, uzahagezwa ngo n'ikintu kimwe. Icyo kintu rero Mutagatifu Bernard atubwira, icyo kintu kimwe ni uguca bugufi, ni imirite, nicyo kizatugezayo, ni uguca bugufi. Aho tubona ko rwose tutagera n'ibyo byose mbabwiye, n'ibyo isi iduha cyangwa ibyo isi itugira, tuzahagera tuhagejejwe n'uburyo ki duca bugufi, n'uburyo ki tubana na bagenzi bacu. Ngaho rero nta handi ni mu ijuru. Ntabwo bazatubaza diplome rwose twari dufite hano ku isi, ntabwo bazatubaza ibindi byose, ubwo bazatubaza uko twabanye na bagenzi bacu, uko twabayeho muri buno buzima. Ese mugenzi wawe uri mu ishusho y'Imana wabanye nawe ute? Ese umunyantege nke wari uri imbere yawe wamwakiriye ute? Ese inshuti mubana, abavandimwe, abaturanyi, mwakoranye mutura urugendo kugira ngo mugane inzira y'umukiro, ariyo nzira igana mu ijuru. Ivanjiri rero iradusubiza kandi ikatwibutsa ibyabaye kwa kane mutagatifu, nk'uko dutangiye tubyumva ngo muri icyo gihe Yezu yari amaze koza ibirenge by'abigishwa be. Iki gikorwa cya Yezu cyo yakoze cyo koza ibirenge abigishwa be, ubundi cyari cy'abagaragu bakoreraga ba shebuja babo, ariko dore Yezu Kristu aduhaye urugero, cyangwa se yahaye urugero intumwa ze, aboza ibirenge, aca bugufi, ubundi aho ibyo bari kumukorera we akaba ari we ubibakorera. Nta kindi rero yagiraga ngo abasigire urwo rwibutso, urwibutso rwo guca bugufi, urwibutso rw'urukundo rwa kivandimwe, urwibutso rwo gufashanya, urwibutso rwo kubaho nta kureba ngo uyu ni mukuru cyangwa uyu ni muto, ahubwo ikitugira abakuru cyangwa se ikitugira abatoni ku Mana nuko twese duhuriza umugozi umwe, ubundi tugafashanya, ubundi tukera imbuto, kandi izo mbuto zikasagamba nk'uko ivanjiri bitubwira. Yezu Kristu rero arashaka kuraga abigishwa be umugenzo mwiza wo guca bugufi. Natwe nguwo aturaga uyu munsi. Ngibi atubwira mu ivanjiri ntagatifu ko natwe twakagombye kubikora hagati yacu, ndetse tukanabikorera n'abandi. Yezu arashaka kutubwira ko twavuye mu gitaka, kandi icyo gitaka nicyo tuzasubiramo. Mu by'ukuri arashaka kutubwira ko tutagomba kwishyira hejuru, tutagomba kwiremereza, niba ariko navuga mu magambo y'ubu, tutagomba kumva ko ari twe kampara, nimba ariko navuga, ahubwo tukamenya ko twavuye mu gitaka. Kandi muzi igitaka cyangwa se cya kindi twita ahubwo ni igitaka kiba kibumbye, sinzi izina ryacyo, ntabwo riri kuza neza. Iyi imvura iguye kirasenyuka, kuko imvura iyagitosa ubundi kigasenyuka kikaba icyondo. Ngaho rero Yezu ashaka kutubwira natwe uyu munsi kutiremereza, kutumva ko ari twebwe bitewe n'ibyo dukora. Turi abakuru b'umuryango, turi abayobozi batandukanye mu nzego za leta, turi abayobozi batandukanye mu nzego za kiliziya. Ntabwo icy'ingenzi ari uko twerekana ko turi abayobozi, ahubwo ikizatuma twerekana ko turi n'abo bayobozi ni uko tuzatwicisha bugufi. Nguwo mugenzo mwiza rero Yezu Kristu ashaka kudusigira, ashaka kutwigisha uyu munsi. Bavandimwe rero, ntabwo duca bugufi
rimwe na rimwe turavuga ngo runaka yaciye bugufi, ariko mu by'ukuri ntabwo burya aba yaciye bugufi, ahubwo aba yamenye umwanya we umukwiye. Ntabwo mugenzi wanjye cyangwa se njyewe cyangwa n'undi wese ubundi duca bugufi, oya, ubundi buriya tuba twamenye umwanya wacu. Umwanya wacu ni uwo nguwo, n'ubundi uwo muntu waciye bugufi turi kuvuga ngo ko yaciye bugufi yamenye, akaba ari wo mwanya yagiyemo. Natwe rero duhamagariwe uyu munsi kumenya wa mwanya wacu twarenze cyangwa se tudashaka gusubiraho, ubundi tukagaruka mu mwanya wacu. Nubwo bazatubwira ngo twaciye bugufi, ariko tuzaba twagarutse muri wa mwanya wacu. Uwo Nyagasani arema isi n'ijuru akarema muntu, yashakaga ko uwo muntu aguma muri uwo mwanya wo gusingiza Imana kandi agakorera Imana. Ngo uwo mwanya rero natwe aya masomo matagatifu atwigisha, Yezu Kristo nibyo atwigisha, yozuya intumwa z'ibirenge, ni ukubabwira ko mugomba gusubira mu myanya yanyu. Tugomba gusubira aho twari turi mu gitekerezo cy'Imana ubwo yaturemaga, ibyo yifuzaga ko tugomba kuyikorera. Iyo tudaciye bugufi rero nta kindi duhita twigana abakurambere bacu ba Adamu na Eva, ubwo bari bamaze kuremwa bagahabwa ibintu byose mu busitani bwa Edeni, bakabuzwa ibyo batagombaga gukora, ariko bo bagashaka kuvuga bati reka natwe tujye gusa n'Imana, tujye kureba ibyo bintu Imana yaduhishe. Nibwo bashatse kuva mu mwanya wabo ngo bagiye kureba ibyo ngibyo bahishwe, birangira baguye mu cyaha. Ngicyo cyaha rero bakristo bavandimwe kidukurikirana, ngicyo cyaha cyo kwishyira hejuru gituma birangira tuyobye inzira twahamagariwe. Ngicyo cyaha gituma rimwe na rimwe dutangira kuza kwambaza Nyagasani, kuko twarenze ku masezerano twagiranye nawe, none ingaruka z'icyaha zikatugaruka. Izo ngaruka z'icyaha zikaza zinyuze wenda no mu burwayi butandukanye cyangwa se no mu bindi byose bitandukanye. Hari abavandimwe rero turi gusabira hano mu gitambo cy'Ukaristiya barwaye cyangwa se bafite ibibababaza byose, tubasabire kugira ngo Nyagasani nabo abagirire impuhwe, bityo mukuru uko kubagirira impuhwe nabo bamenye umwanya wabo, natwe tumenye umwanya wacu, bityo tutagira izo ngaruka z'icyaha, tutagira ibyo byose bituvuna tukaba twabura cyangwa se tutamenya umugenzo mwiza Yezu Kristo atwigisha. Ngaho rero Nyagasani uyu munsi aduhamagarira, Kristo Yezu akuzwe, aradusaba kumenya umwanya wacu, ubundi tukawusubiramo. Twamara kuwusubiramo ubundi tugakora ibimushimisha kandi bikashimisha Imana n'abantu. Yezu rero atwigisha imigenzo myiza, ariko rimwe na rimwe dukora ibihabanye n'ibyo atwigisha. Yezu Kristo yogeje intumwa z'ibirenge kugira ngo nabo bagenze batyo, kugira ngo nabo hagati yabo bagenze batyo. Ariko aratubwira nanone muri Evanjili ntagatifu ati abo basangira cyangwa se abo babana nibo nyuma basubira inyuma bakabatera cyangwa se bakadutera imigeri. Abo bose yagiriye neza nibo basubira inyuma rimwe na rimwe bakibagirwa bwa buntu bw'Imana, ubundi bagakora ibitamushimisha. Umunyarwanda rero niwe waciye umugani mwiza, aravuga ati uwo muntu cyangwa se ngo uvura umuntu amaso ngo yarangiza bikagenda bitera. Iyo uvuye amaso umuntu ngo iyo birangije bigenda bite? Arayagukanurira. Uvura umuntu amaso ukamufasha ukamuba hafi, ariko nyuma y'amaso wamuvuye akayagukanurira. Ngiyo rero imigenzo myiza ya Yezu Kristo adukorera, ariko nyuma byandi yadukoreye tukashaka kwikorera ibyacu. Natwe rero twavuwe ayo maso, reka mbyite gutyo, natwe twagize ubuntu bwo kubona uwo Yezu Kristo, tukamuhabwa mu isakaramentu ry'Ukaristiya, tukamugezwaho n'abantu bose, ariko nyuma twarangiza tukagira rya josi rishingaraye tukibagirwa ibyo byiza yadukoreye. Ngaho rero uyu munsi aje kutuvura nanone, munyemere nkoresha, aje kutuvura nanone ayo maso, aje kutuvura ubwo burwayi bwose butandukanye
twahuye nabwo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko tumwemerere ubwo abatuvura, ubwo badukoraho kugira ngo tubashe kugira imbaraga, aduhe izo mbaraga zo kugira tugiye gufasha n'abandi, zo kugira ngo tugeze iyo nkuru nziza ku bandi, ahubwo bitaba umwanya wo kongera kumwihinduka, wo kongera kubaho mu cyaha. Ntaho byaba bitandukane n'ureba avura amaso yarangiza akayakanurira uwayamuvuye. Natwe rero ubwo twakira impuhwe za Nyagasani, uba ari umwanya mwiza wo kugeza izo mpuhwe ku bandi, uba ari umwanya mwiza wo gutangaza ibyo byiza by'Imana ku bandi, uba ari umwanya mwiza wo kugira ngo tubashe guhura na Nyagasani. Ngizo mpuhwe rero dusaba Nyagasani ngo natwe tugirire, by'umwihariko agirire aba bavandimwe bacu barwaye, aba bavandimwe bacu bafite ibyifuzo bitandukanye bitewe n'ubuzima babamo bwa buri munsi. Dusabe rero kugira ngo Nyagasani atube hafi kandi adukomeze, bityo umugenzo wo guca bugufi utume twakira intumwa z'Imana zidutumwaho, nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Pawulo mutagatifu uburyo ki yakiriwe, uburyo ki yageze muri uno mujyi, yatangira abo mu mujyi bakababwira bati, niba hari amagambo mufite yashishikaza rubanda ngaho nimuyavuge. Natwe niba hari abo twakira baba bafite iyo nkuru nziza ya Yezu Kristo, baba bayituzaniye kugira ngo natwe tubashe kwakira umukiro, ngabo rero Nyagasana dutumaho, ahubwo no kwibaza tuti ese twebwe tubakira dute? Ese aho nibaza tukabatera amabuye? Ese aho nibaza tukabirukana? Ngaho Nyagasani radusaba muri igitambo cy'Ukaristiya kugira ngo turebe ukuntu tubakira, ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi tubashe gukora ibyo Nyagasani atubwiriza. Bavandimwe, dushaka kwibaza tuti ese ni gute twitangira ubutumwa bw'Imana? Ni gute twakira inkuru nziza batugejejeho? Mbere na mbere ni gute twakira abavandimwe Nyagasani yatwoherejeho? Saho nibaza tukabatera amabuye, aho nibaza tukabagendera kure tudashaka yuko badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero dusabe Nyagasani muri iki gitambo cy'Ukaristiya, we udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aduhe kwakirana kivandimwe, aduhe kugira urwo rukundo nk'uko nawe yarudusigiye rwa kivandimwe hagati yacu. Ntabwo tuzabasha rero kwakira abandi tutabashe natwe kwiyakira ubwacu. Hari amateka tubamo cyangwa twabayemo, iyo umuntu yatwibukije imitima yacu irongera igashavura. Iyo duhuye n'abo bayaduteye, mu by'ukuri imitima yacu ntihagera ku rwego rwo kubakira. Uyu munsi rero niwo mwanya mwiza wo kugira ngo tubashe kwiyakira mbere na mbere, ubundi tubashe kwakira n'abavandimwe badutumweho. Naho byarangira n'abo bavandimwe badutumweho cyangwa se abatubonye twigisha iyo nkuru nziza baje batugana, ariko tukisanga twabirukanye. Kristo Yezu akuzwe. Ntituzabe ngo nk'umugabo ngo agiye mu kabari agiye kwinywera agacupa ke, yamara kukanywa rwose. Abasore urubyiruko rw'ubu nibwo tuvuga ngo yamara kukanywa yashyizemo agakoni, ubwo yamara kukanywa nyine amaze gusinda, ngo yamara akanywa yamaze gusinda, icupa riramucika ritaryikubita hasi. Ryikubise hasi nyine rirasatuka, reka mbyite gutyo, n'inzoga irameneka byose nyine. Ariko muri ibyo byose abanywi banywanaga cyangwa se abasinzi bari bari kumwe, mu nyemerere mvuge gutyo, baraza baramwihanganisha, ubundi bakusanya bya bicupa byamenetse byose, baramubwira ati muvandimwe ihangane. Barangije banamugura n'izindi ngo ongera wicare winywere, rwose humura nta kibazo. Barangije barabifata bajya kubimena, bamuzanira n'agacupa ko kunywa ngo akomeze yica akanyota. Wa mugabo nanone arataha, ubwo yakanyweye banza byari nko kuwa gatandatu. Ku cyumweru yari umukristo, aza mu kiliziya nawe gusenga. Baza gusenga, misa iratangira, noneho bagera muri cya gice cyaho duhindura umugati na divayi bikaba umubiri wa Kristo n'amaraso bya Kristo. Murabizi ko
hariya badusaba gutuza kugira ngo twakire amabanga y'ukwemera, sibyo ra? Noneho ubwo yicaye mu kiliziya bageze muri icyo gice, kera kabaye kuko ntiyari amenyereye kuza gusenga, umuvandimwe wacu telefone ihita isonnye, abashinzwe umutekano mu kiliziya n'abakristo baramureba nabi, barangije baranamubwira ngo niyisohokere yere gusakuriza abantu. Ubundi birangira wa muvandimwe wacu yisohokeye. Ageze rero hanze yumva atagaruka aritahira. Ageze mu rugo rero atekerereza umugore we, amubwira ati se madamu, ko ejo nagiye mu kabari nkamena icupa bikagenda gutya bakamfasha, najya mu kiliziya ari warambwe ngo njye gusenga, telefone yasona bakansora nabi, harya ubwo abavandimwe banjye nabaye? Kristo Yesu akuzwe. Harya ubwo abavandimwe banjye nabaye? Harya ubwo abo nakita inshuti zanjye nizi? Harya ubwo abo nakumva ko batuma ntera inzira njye imbere nabaye? Ubwo nabo basinzi cyangwa nabo bakristo wanjyanyemo? Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe natwe ko twakira abantu nkuko Paulo mutagatifu yakiriwe neza hano, ubundi akigisha inkuru nziza abantu ikabafasha. Natwe rero abantu tubana bashobora kuba baza tukabirukana tutabizi, bashobora kuba baza baje gushaka umukira ariko mu by'ukuri tukabirukana. Dusabe rero Nyagasani mu gitambo cy'Ukaristiya twere kumera nk'abo bose dushaka kuba twirukana tutabizi. Tumusabe kugira ngo adufashe ino nkuru nziza twumva, uno mugenzo mwiza wo kwicisha bugufi uturange. Numara kuturanga abo bose batugana tuzabakira, kandi ubutumwa Imana iduha kugira tubagezeho bazabwakira, kandi ubwo butumwa niburangiza bwere imbuto. Tubisabirane mu gitambo cy'Ukaristiya dusabira n'abavandimwe bacu kugira ngo Nyagasani abahamyeho impuhwe ze, bityo ibyo bamusaba byose abibafashemo, kandi nabo bemere guhinduka, bemere kwakira inkuru nziza y'umukiro. Nyagasani Yezu nabane namwe.